Reka tubifurize kugira igitondo cyiza mwe mwese mwahisemo gukurikirana ibiganiro bisa kuri Rewo Sport TV. Ndizera yuko mumeze neza cyane, ndizera yuko mwaramutse neza, ndizera ko mufite imbaraga mugiye kujya mu mirimo yanyu mumeze neza cyane. Ni amakuru y'imikino rero, ni amakuru y'imikino kuri Rewo Sport TV. Ndaje ngo tuganire, ese tugiye kuvuga kuki? Ni iki kiramutse mu isi y'imikino bimeze bite? Icyo rero nicyo nje ngo tuvugeho cyane cyane. Turavuga kuri ekipe ya Murera. Ejo yakoze inama, ubuyobozi bwakoze inama. Ese havuyemo iki? Ese imyanzuro ikakaye yavuye mu iyo nama ni iyihe? Ese iratangira gushyirwa mu bikorwa ryari? Dore yuko harimo imyanzuro myinshi y'ingirakamaro, harimo kugura abakinnyi, harimo umutoza mushya, harimo nuko perezida wa Rayon Sport yafashe umwanzuro yuko hari abantu agomba gukura muri komite. Nubwo atarabishyira hanze ngo abe yavuga abo bantu, ariko ukwezi kwa mbere kuraza kugera hari abantu yamaze gukura muri komite. Ibyo byose rero n'ibindi birimo biravugwa mu isi ya siporo nibyo tugiye kuganiraho mu gahe gato cyane. We ntago ngutindira, ntabwo ngufata umwanya munini cyane, ntizi iminota mike cyane yawe, ubundi tubane mu iki kiganiro. Ariko rero mbere yuko dukomeza, banzure ko wakanze subscribe kuri Rewo Sport TV, ubundi nusanga utarakandaho nawe iki ni cyo gihe ukandeho, ukande kuri notification kugira ngo nituzatwaprodinga ikiganiro ujye ukibona mu ba mbere. Wewe wabikoze rero uri umuntu w'agaciro cyane, uri umuntu wo kubahwa. Reka nkubwire ngo uri umuntu w'umugabo wakoze ikintu gikomeye cyane cyane. Tudatinze reka twigarukire muri ekipe ya Murera. Muri ekipe ya Murera bihagaze bite? Nyuma yaho ibonye amanota 3, itsinze Rutsiro ibitego 3-1, Murera igomba kuzuka n'ihame buriya. Irapfa ariko ntabwo igitinda mu butaka. Ntibibaho, ni nko gutera urubuto, ni nko gutera igishyimbo, ni iminota mike irazuka nyine. Tayari rero ubu ngubu Rayon Sport mu isura nshyashya igomba guhindura ibintu byose ku buryo abakunzi bayo baza kongera kwibona mu isi y'ibyishimo, dore ko bari bamaze iminsi rwose hano itari kubibakorera, itari kubashimisha. Ariko ndababwiza ukuri yuko Rayon Sport yagarutse mu isura nshyashya. Nyuma y'inama rero, inama icyari kigenderewe mu by'ukuri kwari ukureba uburyo Rayon Sport igomba gukomeza kwiyubaka, kubera yuko basanze neza yuko ekipe itubatse neza, itari sude. Bakavuga bati rero iyi ekipe nikomeza gutya, ekipe imaze imyaka 6 isatiriwe 7 idatwara igikombe cya shampiyona, birashoboka yuko n'uyu mwaka wa 7 ushobora kujyaho. Tudafatiranye amazi atararenga inkombe ngo tugire ibyo dukosora, tuve mu izi ntambara bibereyemo nyine, ziriya ntambara zabo murazizi, zaba Prosperi na Batadeyo, intambara zidafite ikintu zivuze. Batagize gutyo babihindure, nta kintu Murera yazamara. Nibwo rero perezida Tadeyo yateguye inama avuga ati tuganire kuri Rukrituma mbere na mbere y'umutoza, kuko official Tifi we ntago azagaruka, byararangiye. Uriye kiri gukurikiraho ni ukumushakira uburyo barangizanya neza ibiri mu masezerano, bakamuhereza utwe akikomereza no bakikomereza. Ku kibazo rero cy'umutoza, Rayon Sport yari ifite abatoza 3. Hari harimo Umunyakameroni, hari harimo Umunyakote d'Ivoire, harimo Umunyasenegal. Abo bandi rero twagumye kubabwira Yves Clement, uriya ntago byakunze, yabaciye amafaranga menshi, kandi murabizi Rayon Sport buriya ntago ibishaka ibintu bizayisereza, kuko amakuru biyabonye, ibyo Rotifa bayikoreye bimubonye, amezi 6 y'amafaranga y'ubuntu. Ntago rero bakwemera kongera gukora ikosa ngo bashake n'umutoza uhenze. Clement byararangiye, ntibishoboka. Undi mutoza
w'umunyakameruni we bari bumvikanye, ibintu byaciyemo neza cyane, ariko birangira Rayon Sport iri kuzuyaza nyine ekipe yari arimo, kubera yuko we ntago yari free agent, yari afite ekipe asojemo amasezerano. Urumva ko ekipe yari yarangije ku mwanya wa kabiri hariya muri Cameroon, birangira ihise yongera imukubita amasezerano. Ubwo Rayon Sport uwo nguwo iba iramubuze, nkuko rero nawe babwiye mu kiganiro nakoze ubushize, umutoza isigaranye ni umunyasenegal, batarimo kumutangaho amakuru namba, batarimo kuvuga izina rye, bavuga ko ari umunyasenegal gusa. Aho wakubita hose ni ikosa kuba bakubwira izina rye. Niba ari porofili iri hasi, ariko simpamya ko afite porofili iri hejuru, kuko niba abo ba mbere bose aribo batoranyijwe, bikarangira babuze, bikarangira ari we wemejwe ko agomba kuba umutoza, abaye afite porofili iri hejuru, abaye ari umutoza uzwi, ntabwo bakabaye bamuhisha. Ahubwo barimo kwanga yuko ajya kuza bamaze gutezamo sambarati k'abanyamakuru, yagira n'ibyago akagira umusaruro mubi, bigatangira kwa afekita Rayon Sport, bigatangira abaturage, abafana, abakunzi ko bavuga ati se wirukanye fami ya rutifuzanye. Kubera iki? Imibare nyine bayimenye mbere, paripuru bazimenye mbere, aho yanyuze hose bahamenye mbere, birangira nyine bamusesenguye bya nyabyo. Ariko ikintu Rayon Sport ishaka nuko bazamusesengura yaramaze gusinya. Perezida Tadei ubu nta mikino, ari kuvuga ko agomba gukora utuntu twe muri Rayon Sport, akadukora ubwe wenyine, nta mpamvu yuko hari abantu bagomba kuba bamuri inyuma. Ku mugani we ati tuzajya tubahumekera mu bitugu, nta mpamvu yuko hari abantu bagomba kuzaba bamuhumekera mu bitugu ngo bamubuze kwikorera utuntu twe. Rayon Sport nihirima azavuga ko ayihiritse, nizamuka navuge ko ayizamuye. Mu nama mwumva ngo habayemo sambaratika, habayemo iki? Gahunda afite ni ukwikiza bariya abantu bose, abo batari kubyumva kimwe agomba kubikiza, hagasigara abantu bari kubyumva kimwe, ubundi akayobora Rayon Sport nk'uyiyoboye koko, nk'utayoborewemo cyangwa igikoresho. Ibyo rero igomba kubaho ari uko yamaze kwikiza abo bose. Ubu rero nta kindi kintu gihari, ni uko imyanzuro ari gufata ari kuyifata nkawe ubwe. Ibyo by'abatoza ni biki? Uwo batari kubyumva kimwe ari kumubwira ati ubwo nyine manda yawe nigeraho uzashyireho uwo ushaka, ariko aka kanya ni njyewe uhari, ni njye kiyongozi, ni njye kizigenza. Tuza rero njyewe nkora ibintu mu buryo bwanjye, kuko igihe nabahaye umwanya ngo dufatanye, ibyo mwankoreye narabibonye, n'ubu ibyo mukiri kunkorera ndi kubireba. Bityo Rayon Sport mu biganza byanjye. Uwo mutoza rero, uretse banza ngo umuntu bita Eric Irambo na Gisa, birashoboka ko ari we muntu ufite amakuru yuzuye k'uwo mutoza. Abandi bose bari gupfunda imitwe hirya bahiga amakuru k'uwo mutoza, byanze. Gusa icyo yabasezeranyije ni uko match iri muri weekend umutoza azaba yicaye i Kigali. Ntabwo mbizi niba azayitoza, ariko ngo azaba yicaye i Kigali. Ariko birashoboka ko atayitoza, ahubwo akaba ari hariya mu bafana areba ekipa agiye kwinjiramo uko bihagaze. Reka dukomeze twihute. Rayon Sport iri kuvuga ku bakinnyi. Rayon Sport ngo igomba kuzana abakinnyi. Icyo ntaramenya ni kimwe, mu bakinnyi Rayon Sport irimo gushaka harimo aba free agent. Niba izategereza ukwezi kwa mbere, niba igomba gushaka amafaranga y'abariya batoza barimo ba Robertinho ikayabahereza, yarangiza ikabona ikaba yakora izo recruitment, simbizi. Gusa aba free agent yemerewe kubazana, n'umutoza igiye kuzana nyine agomba kuba ari free agent, kuko nta hantu bamuhereza release letter, ntibishoboka.
oya. Ekipe ya Murera rero iri kuvuga kuri nimero 6, Sefu rwose Sefu yarigaragaje urwego rwe yararudekaraye, nta muntu n'umwe wavuga ko Sefu akwiriye kuba akina nimero 6 ya Rayon Sport. Kubw'iyo mpamvu rero Rayon Sport iri guporopoza ba nimero 6 bageze kuri 2. Ubwo hari uwundi ndi kumva ngo wa 3 ushobora kuzamo. Harimo uwo twahereye kera tuvuga Ismail Pichu, hakazamo n'umukinnyi w'umunyasenegali. Birashoboka ko umukinnyi w'umunyasenegali ashobora kuba ari Sidi Sar, kubera ko twamuvuze kuva kera, kandi amakuru mfite nuko Sidi Sar nta ekipe afite, ntayo. Niba rero nta ekipe afite, n'inshuro twamuvuze twari tuzi ko azazana na bariya abanyasenegale bandi ba Youssou Diagne, ariko ntibyakunze. Birashoboka ko rero cyaba ari cyo gihe nawe akamanuka mu kibuga. Ekipe ya Murera irashaka kuba yiyubatse kugira ngo irebe ko yarangiza fazari itari mu byanya bibi, dore yuko konteri y'ibitego mwabonye ko yafungutse. Batangiye kongera gukora iyo bwabaga buriya iyo winjije mu izamu ibitego 3, ntabwo wavuga ngo ikipe iroroshye kandi yaraje gukina icyiciro cya mbere. Ngayo nguko iby'inama muri makeya uko byagenze. Igisigaye ni ukuza kumenya ese ni bande mu buyobozi Perezida Tadeo agomba kubanza akikiza, ubundi akabona akayobora Rayon Sport. Uko rero amakuru ari bugende asohoka, uko turi bugende tumenya gahoro gahoro uko bimeze, namwe turagenda tubibamenyesha. Reka nizere yuko rero mumerewe neza, kandi mbifurize kugira umunsi mwiza, mbifurize ko gahunda zanyu zagenda neza. Iyi ni Rayon Sport TV, amakuru y'imikino yo nakagaruka abana natwe, upfa kuba warakanze subscribe, ubundi amakuru azajya kugereraho igihe. Bye bye, ciao ciao, turabakunda cyane, Imana ijye baduhera imigisha.